Finally, igihe nahoze ntegereje kirageze. Ibintu nahoze nkorera igihe kingana hafi imyaka 3 kirageze. Ntabwo nshobora kubumvisha ukuntu kano kanya ndi kwiyumva. Umuntu wese ugishaka kuba waratangiye no rugendo azi ukuntu iyo ageze muri kino gihe nyine yiyumva. His feelings ntabwo ari za buri wese ugitangira, ariko iyo ugerageje gukora nk'ibyo ugiye kubabwira muri video, man, finally iyo bigeze urishima. I can't believe ko oh my god, I can't believe ko uyu munsi ngiye guserebura finally. Niba uri mushyashya kuri YouTube Expo, nguhaye ikaze. Amazina yanjye ubusanzwe nitwa Bex. Namaze kubona pin yanjye ya Google Adsense. Nangira runo rugendo nahuyemo n'ibisitaza byinshi, nahuyemo n'abambwira nabi, nahuyemo n'abantera courage, ariko nanone nanjye ubwanjye haraho nagize mu ncika intege bitewe n'ibyo nakoraga, bitewe nuko nta n'amakuru nari mfite ibyo ngiye gukora. Muri iyi video ngiye kubwira ibintu urugendo naciyemo n'ibyo wakora kugira ngo ubashe kubona pin nk'iyo nabonye uyu munsi. Kandi nanone ndagusaba niba ukeneye kuko kubimenya ko ugomba kureba video kugeza igeze ku musozo. Ikintu cya mbere utagomba kwibandaho igihe ugiye gukora, nikita ku bikoresho ibyo ari byo byose mu gihe ugiye gutangira umwuga wa YouTube. Mbere na mbere yuko tujya kuvuga ku bikoresho, ndagira ngo nkuburire wowe kundeba niba utaratangira YouTube, ndagira ngo ubwire ko warasigaye cyane, kubera ko YouTube yakugaburira, YouTube yatuma ubaho nk'umukire utigeze urota, ariko bisaba imbaraga nyinshi cyane. Kandi nanjye uyu munsi kubikubwira hari zo nakoresheje, ariko hari n'urundi rugendo nkomeje kugira ngo mbashe kubigeraho. So tugarutse ku bijyanye n'ibikoresho, ni ukuvuga ko byo gutangira YouTube nta bikoresho bifatika nari mfite, ariko uyu munsi ndi gukoresha telefone ubu tuvugana. Ni ukuvuga ko akenshi aba YouTuber bagitangira bibwira yuko udafite ibikoresho nta kintu wageraho, ariko iyo ufite telefone yawe, iyo telefone ufite mu ntoki kwanza, iyo telefone uri kundebesha aka kanya wakoze kuri iyi video, iyo telefone uri kundebesha yaguhindura ubuzima. Akenshi tuba dufite ibikoresho ariko ntabwo tumenye ukuntu tubikoresha, ntabwo tumenye agaciro kabyo, tukamenya ari uko wenda imenetse cyangwa se bayikwibye, cyangwa se nanone nyuma y'igihe kirekire uyifite wagerageza kuyikoresha nibwo utumenya agaciro kabyo. Ni ukuvuga ko njye nari mfite telefone, ariko ntabwo nari nzi agaciro kayo until one day I was scrolling kuri YouTube, ndangije mbona umuntu ari gutanga uburyo ushobora gukoresha telefone ibyaza umusaruro. Telefone yarimo arakoresha uwo munsi, telefone yarimo aravugaho uwo munsi, niyo telefone ubwo mfite. Avuga uburyo ushobora kuyikoresha, uburyo ushobora gufata amashusho yayo, ushobora no kuyikoresha mu buryo bwo gukoresha audio. Rero aba-YouTuber benshi iyo bagitangira bibwira ko kugira ngo ufungure YouTube ugomba kuba ufite ibikoresho. Ndamwumva kubera ko nanone ntabwo watangira nta n'ikintu byibura ufite utangizanyije nacyo. Ariko kuba udafite ibikoresho ntabwo bikwiye kuguhagarika kuba watekereje gukora umushinga wa YouTube. Ushobora kwifashisha bamwe mu nshuti zawe bakaba bagukamera, ubundi ukatugezaho content bwawe wumva ufite inzozi zo kuba washaringa abantu. Iyo niyo somo nakuyemo mu gihe natangiye no mwuga wa YouTube. Uyu munsi akaba wangejeje ku nzozi zanjye zo kuba ngo mfite ino pin muri kureba aha. Yeah, as I told you, I am finally being happy to have received my Google Adsense pin. It has been like for 3 years working on it. Just now I have received it. Thank you so much for everyone who has been supporting me, and I can't wait to share more content for you guys. Thank you so much. God bless you. Icya kabiri, gukora cyane ntabwo bihagije. Gukora cyane ntabwo bihagije. Mpamvu uzi ko bidahagije, usabwa gukora cyane. Yes, nibyo, ntabwo nanone nabwira ngo sibyo, ariko ntabwo bihagije. Ahubwo kuba consistent mu byo ukora. Kuba consistent mu byo ukora ni ukuvuga niba warahisemo ku uploadinga video wenda kuwa mbere cyangwa se kuwa gatanu, usabwa guhora buri gihe ubikora kugira ngo YouTube algorithm iyo ibone ko uri umuntu usanzwe ukora. Noneho za video ukora bazirikomandinga abantu benshi bagiye batandukanye, bashaka kutazirikomandinga abantu, ariko igihe kiragera noneho YouTube ikabona yuko uri kugerageza gukora, hanyuma noneho bakaba bagutiza imbaraga nawe ukabasha no kudiscoveringwa n'abantu benshi batandukanye. So ni ukuvuga ko kuba consistent nicyo kintu cyonyine cyagufasha kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe nk'iz'uyu munsi nagezeho. Byaramvunye, urabizi ko kugira ngo ubashe kubona iyi pin usaba kuba byibura ufite subscribers 1000 ndetse waruje n'amasaha 4000. Hanyuma kugira ngo ubashe kubona n'iyi pin hari urugero rw'amafaranga runaka ugomba kugezaho kugira ngo baguhereze iyi pin. Iyo maze kubona iyi pin nabwo hari urundi rugendo, ariko ngende kubasangiza
bimwe mu bintu by'ingenzi byatumye mbasha kugera kuri iyi pin, kugira ngo nawe ntucike intege, ahubwo ukomeze ukore uko wari usanzwe ukora, ariko noneho wongeremo akabaraga kugira ngo ubashe kugera ku byo uriho uyu munsi, ku byo ndiho uyu munsi. Ni ukuvuga ko rero consistency is the key. Ugomba guhora, tuvuge niba nyine nk'uko nabikubwiye hejuru, ugomba byibura ku uploadinga rimwe mu cyumweru, cyangwa se kabiri mu cyumweru, cyangwa se na buri munsi, bitewe n'intego yawe cyangwa bitewe na audience ufite, kugira ngo ubashe kugera kuri password cyangwa se ku Adsense baze kohereza pin yayo. Ni ukuvuga ko kugira ngo akohereze kuko ugomba kuba ufite amasaha 4,000, ntibazakubeshye. Niba udafite amasaha 4,000 biragoye. Urugendo rwa gatatu, irinde kumva ko abantu bose baguca intege. Ugomba kubaha umwanya. Yego ntabwo abantu bose bagomba kwemeranya, ntabwo tugomba kwemeranya ibintu byawe byose ukora, ariko nanone harimo n'abagushyigikira. Numufokasinga kuri byonyine bagushyigikira, ugerageze ukora ishoboka byose, ubaheshe ishema, hanyuma nabo abandi bakwanga igihe kizagira bagukunda. Ntabwo buri gihe uzahora ubona comment nziza, ukeneye no kubona imbi kugira ngo zibashe gutera imbaraga yo kugira ngo ubashe kugera. Ushobora gucika intege nk'umuntu, ariko nanone ukomeza gucika intege ntacyo bizagufasha, kubera ko ibintu wabitangiye batabyumva, kandi nanone nukomeza gukora igihe kizagira bakumva. Reka nkuhereza agatipa ahangaha. Wari uzi ko iyo udacika intege buri gihe ugakora, birangira ba bantu bagukunze se? Birangira bagukunze. Ikindi kandi biterwa na content uri gukora. Niba uri gukora content isebya abantu, nk'uko tugenda tubibona ku yandi macana agiye atandukanye, biragoye ko nyine n'aba bantu bazakwishimira, bazakunenga, bazagutuka. Ariko niba ubona ugeze mu gihe cyo kubasha kubwirwa nabi n'abantu, banza wisuzume urebe se koko content ndi gukora zirakwiye ko abantu bagakwiye kuba bari kuzireba bakantuka, cyangwa se niba ubona buri content yose ukoze abantu bagutuka, gerageza uhindure imikorere. Twese ntabwo ariko twavutse dufite talent yo gukora ibintu turi gukora uyu munsi. Umuntu wese bavuga ko aba afite talent, ariko ntabwo ariko twese twagenewe kuba twamenye izo talent zacu. Hari igihe iyo umwana akiri mutoya, cyangwa hari igihe ugera ukiyumvamo impano, wenda yo kuririmba, impano yo kwandika se, impano yo gukina filime, impano yo gukina umupira, n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. N'aba YouTuber harimo abasanzwe bafite impano yo kuba bakora kuri YouTube, n'abadasanzwe bafite izo mpano, ariko ugomba kugerageza gushakishiriza ahantu hose kugeza igihe uzabona impano yawe. Uyu munsi turi gukora izi content kubera ko ari izo twumva dushoboye, ariko nanone hari igihe tala yawe iba itaragaragara. Iyo umaze kuvumburwa muri content ukora, ya tala yawe niyo ugomba gushoramo imbaraga zawe, umwanya wawe, igihe cyawe, ndetse n'amafaranga ubaye uyafite. Icya gatatu cyangwa se n'icya kane niba nibeshye, hari igihe kijya kigera ukumva ucitse intege. Ukumva byose no gukora ntabwo bigenda, nta views ubona, nta likes ubona, nta comment ubona, yewe no kugira igitekerezo cya content ukora bikaba ikibazo. Ndagira ngo mubwire ko icyo gihe uri kunyuramo, nakinyuzemo, undi muntu wese akinyuzemo, ariko ntabwo bikwiye kuguca intege. Fata umwanya wongere usubire inyuma kuva ugitangira, cyangwa se ujye gufata umwanzuro wo gukora YouTube. Impamvu yatumye ufata uwo mwanzuro, impamvu yatumye uvuga ngo ngiye kuba YouTuber, urebe ni izihe ntego wowe ufite n'uyu munsi, intego wumva wifuza kugeraho. Noneho ibyo numara kubibona, wandike icyo wifuza mu myaka 5 iri imbere. Noneho ukore ibishoboka byose ugereranyije n'uko watangiye, n'uko uyu munsi umeze, n'uko wifuza kuzagira mu gihe kizaza. Hanyuma noneho icyo gihe bizagufasha kugira ngo ugere ku nzozi zawe. So work hard pays off. Nukora cyane bizagufasha kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Nudakora cyane biragoye ko uzagera ku nzozi zawe. Ntugacike intege. Gucika intege ni bya buri muntu wese, ariko none ntugacike intege ngo ugende burundu. Si ngombwa ko buri munsi ugomba gukora content, ahubwo ufata igihe umenye ngo ese niba iyi content nayikoze niye nkeneye gukora. Noneho ufata igihe kingana n'ibyumweru 2, ukwezi, umwaka, nanone waba ari mwinshi cyane. Ntabwo nagushishikariza ko wakora icyo kintu, ariko nanone si ngombwa ko ugomba gukora content buri munsi. Fata umwanya utekereze ngo niye content nakora, ku buryo ndamutse nyikoze rimwe mu cyumweru cyangwa ikora rimwe mu byumweru 2, iyo content n'ubundi izarebwa. Ishobora kudatangira irebwa, wenda mu gihe kiri imbere zigazatangira kurebwa. As long as wafashe umwanya wawe ukabitekerezaho, ukabifilma, wamara kubifilma ukabitugezaho, twebwe turi interest yo kuba twakora kuri video yawe, tuzayireba rwose. Izo ni zimwe mu ncamake z'ibyo nanyuzemo, ariko nanone ntago nagenda navuze ngo gerageza
ube hafi ya famiye yawe. Bara nibo bantu bambere bagukunda, nibo bantu bambere bagukunda, nibo bambere bishimira ibyawe. Gerageza ujye ubona n'umwanya wo kuganira na famiye. Numara kubona umwanya wo kuganira na famiye, bizaba bituma wumva utuje, bizaba bituma wumva ufite abantu bakuri iruhande. Hari igihe I understand, hari igihe iyo uri umu content creator cyangwa se uri umu YouTuber, ugenda ukahugira mu kazi cyane, ugahugira mu gushaka ibitekerezo, kurara udasinziriye no kurara nyine uri gushaka icyo wakora, ukibagirwa ko hari abandi bantu bagukeneye mu buzima. Either uri umupapa w'abana, either ufite mama na papa n'abavandimwe. Babe hafi n'inshuti, babe hafi, muganire. Hari igihe bari abantu iyo ugiye ukaba uri kumwe nabo, akenshi hari igihe usanga ubakuyemo idea y'ikintu wakora, cyangwa se hari igihe usanga bitewe nuko bakuzi kurushaho bakubwiye ngo wakora iki ngiki, dukurikije ukuntu tukubona wakora iki ngiki, kandi koko wabireba ugasanga birashoboye, cyangwa se wabigerageza utari ubizi, bigabanza bikagutonda, ariko igihe kikazagera ukaba wabikora. So nta mpamvu yo gucika intege, work hard kugira ngo uzabashe kugera ku nzozi zawe. Uyu munsi maze umwaka hafi n'amezi 2 mbitangiye bimeze nkaho ari nk'umwuga, nyine mbikora bihoraho. Nayitangiye kuva mu 2020 nibwo nafunguye YouTube, ariko icyo gihe ntabwo nabaga nsobanukiye ibyo ari byo. Ariko uyu munsi nyuma y'uwo mwaka n'amezi 2 mbikoze bihoraho, nibwo maze kugera kuri izi nzozi zanjye, kandi ndazikifuza no kugera ku zindi nzozi. Uyu munsi mfite abasubscribers 3,000, ngira ngo na 80, nimumfasha tukanazamuka nzajya no ku subscribers 5,000, abasubscribers 10,000, kuzamura kugeza igihe nzabasha kubona icyo nifuje mu myaka yanjye iri imbere, cyangwa se icyo nifuza kuzageraho mu nzozi zanjye. Niba wabasha kureba iyi video ukagera ku musozo, ndagushimiye cyane. Kora subscribe niba ubona nyikwiye, kandi uri umuntu w'umugabo cyane. Ciao.